Reka nongere mbahe ikaze mwe mudukurikiye kuri channel yacu Mr Ernest niko nitwa. Searchinga kuri YouTube channel izina Mr Ernest, hanyuma urebe amavideo yacu. Ese uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Ni ikihe kiganiro tugiye kuvugaho? Uyu munsi tugiye kuvuga ku myemerere shingiro ya Gikristo. Imyemerere shingiro ya Gikristo iri mu bice byinshi bitandukanye, ariko muri ibyo bice tugiye kuvuga kuri iki gice gikurikira. Iki gice cya mbere ni igice kivuga ku Mana. Muri ibi bice bivuga ku Mana turaza kuvuga kubaho kw'Imana, twongere tuvuge imiterere y'Imana, twongere tuvuge imiterere karemano y'Imana, twongere tuvuge ibiranga Imana ishingiye ku muco wayo. Ibyo nibyo wabyumvise, ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Mbere yuko tugira icyo tubivugaho, kanda subscribe, ukande ndetse no kuri ako kazogera kugira ngo uko dushizeho ikiganiro ujye ugenda ugikurikirana. Iki kiganiro kizagira ibice bigera ku 9. Ibice 9 byose bitandukanye, byose tuzagenda tubivugaho. Nibyo wabyumvise. Reka dutangire tuvuga kubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana abantu benshi bajya babyibazaho, ariko usanga ari ibintu birenze ubwenge bwabo. Ntago ubwenge bwawe bwagushikira ku Mana ngo umenye ngo yaturutse he. Bibiliya iki bivugaho ni iki? Nta mwanditsi n'umwe, waba uwo mu isezerano rya kera cyangwa mu isezerano risha, wigeze ushaka kumenya inkomoko y'Imana itangiriro rimwe rimwe. Bibiliya itangira igaragaza uko Imana yaremye ibintu byose, ariko ntigaragaza uko yo yaremwe cyangwa se uko yo yabayeho, kuko Imana nigira itangiriro, nigira n'iherezo. Nibyo wabyumvise. Reka tuvuge bigaragaza ko Imana iriho. Birashoboka ko waba utemera ko Imana iriho, ariko ndaje mbigusobanurire. Imyizerere y'abantu batuye isi yemera kubaho kw'Imana. Abaroma 1:19. Abantu batuye ku isi yose, hafi ya bose, bizera ko hariho Imana isumba byose. Nibyo, uko niko kuri. Twongere tuvuge ko Imana igaragazwa n'ibyo yaremye. Ibyo nabyo nibyo. Iyo twitegereje ikintu duhita twibaza impamvu z'icyo kintu, twibaza niba icyo kintu cyaribeshejeho. Urugero, ushobora gutekereza ko umuntu yabayeho, bakakuzanira izindi sayansi nyinshi zitandukanye, bakakubwira ngo umuntu yaturutse mu nguge. Ese ibyo kuko nibyo? Nimba umuntu yaraturutse mu nguge, iyo nguge yo yavuye he? Izo ni sayansi. Ariko tugendeye ku muco shingiro wa Bibiliya, twemera ko Imana iriho ndetse ari nayo isumba byose, ari nayo yaremye ibintu byose byo ku isi. Twongere tuvuge ku Mana. Imana igaragarira mu byanditswe byera. Ibyo nibyo wabyumvise. Iyo usomye Bibiliya usanga Imana igaragariramo. Bibiliya nicyo gitabo gikubiyemo amateka ahagije yerekana ko Imana iriho. Umuntu ntashobora guhakana ukuri kw'ibihamya bya Bibiliya bigaragaza yuko Imana iriho. Nibyo wabyumvise rero, Imana iriho kandi Imana ifite ubuzima. Nubwo Imana ari umwuka, ntitugomba kuyitekereza nk'ikintu kitariho cyangwa kidafite ubuzima. Ibitekerezo byanditswe byera byerekana ko Imana iriho, ifite ubuzima. Uko niko kuri. Imana iriho, ifite ubuzima, kandi Imana igira amazina yitwa. Ibyo nibyo wabyumvise. Imana igira amazina yitwa. Izina
riboneka mu gitabo cyo Kuva ibice 3:14. Imana ibwira Mose iti ndi uwo ndi we, ndiho. Ayo mazina niko Imana yayabwiye Mose, harimo n'izina rivuga ngo ndi Uwiteka. Reka dukomeze. Hari andi mazina agaragaza Imana, cyangwa se amazina yiswe Imana, harimo izina rivuga ngo Jehova Jire. Soma Itangiriro 22 umurongo wa 13 kugeza kuri 14. Jehova Jire bivuga ngo Uwiteka utanga. Harimo n'ijambo rivuga ngo, cyangwa se izina rivuga ngo Jehova Rafa. Jehova Rafa, soma Kuva 15 umurongo wa 26. Jehova Rafa bivuga ngo Uwiteka ukiza. Ayo mazina yose ntabwo twayavuga ngo tuyasoze, ariko Uwiteka Imana ifite amazina menshi atandukanye. Uko niko kuri, wabyumvise. Komeza gukurikirana ikiganiro cyacu, ukomeze kumenya ibijyanye n'ibi ngibi, ukomeze kumva ku mateka y'Imana ndetse n'uburyo Imana iriho. Rero reka tuvuge ko ku isano Imana ifitanye n'ibiremwa byayo rigaragaza ko Imana ibaho. Imana ni umuremyi w'isi n'umuntu. Itangiriro 1 umurongo wa 1 kugeza ku 26, cyangwa se Yohana 1 kugeza kuri 3. Imana niyo iramira, ikomeza, ibeshaho. Iyi Mana tuvuga rero ni nayo mpamvu tuvuga ko bifitanye isano n'ibyo yaremye. Aka gace kanasubiremo. Imana niyo iramira, ikomeza, ibeshaho. Ibintu byose bibeshwaho n'Imana. Soma Abaheburayo 1:3, Abakolosayi 1:15-17, Zaburi 104:24 kugeza kuri 30. Ibyo byose ntabwo twabivuga ngo tubitindeho, kuko Imana iriho nayo ifitanye isano natwe. Reka tuvuge ku miterere y'Imana. Imiterere karemano y'Imana niyo tugiye kuvugaho. Imana imenya byose. Imana ni umwuka, ku bwayo ifite ubumenyi bwose. Yesaya 40:28 hari buze kubikubwira. Ubwenge bw'Imana ntiburondoreka. Yobu 37:15 n'indi mirongo myinshi. Imana ishobora byose. Imana ifite imbaraga zitagira impaka. Yobu 42:2. Nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Itangiriro 18 ku murongo wa 14. Haravuga ngo hari ikinaniro Uwiteka se? Imana iba hose. Imana ibera hose icyarimwe. Yeremiya 23 umurongo wa 23. Uwiteka arabaza ati mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa? Nari Imana ya hose na kare. Iyo mirongo igenda igufasha usome muri Zaburi 139 umurongo wa 7 kugeza kwa 12. Nibyo katwikomereze. Imana ihoraho. Ijambo ihoraho muri Bibiliya rikoreshwa rishaka kugaragaza ikintu kibaho kidafite itangiriro kandi kidafite iherezo. Imana ntigira itangiriro, ntigira n'iherezo. Abaheburayo 1:12. Ariko woweho uri uko wahoze. Imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Turacyavuga ku mibereho y'Imana cyangwa se ubumana bwayo. Turi kuvuga ku miterere
yayo. Reka tuvuge ku miterere y'Imana ishingiye ku muco. Ingeso niko twabyita. Umuntu bavuga ngo afite ingeso runaka. Ariko reka tuvuge ku miterere ishingiye ku muco. Imana irema. Ukwera kw'Imana nibwo butumwa bukubiye mu isezerano rya kera. Abalewi 11:43 kugeza kuri 45. Kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, abe aricyo gituma mwiyeza mube abera kuko ndi uwera. Imana ingeso zayo irera. Imana irakiranuka. Imana ikiranuka muri byose kandi nica rwa kibera. Zaburi 145:17 aravuga ngo Uwiteka ukiranuka mu nzira ze zose. Reka tuvuge kuri ibi nanone. Imana ni nyembabazi, igira ubuntu n'urukundo. Nibyo wabyumvise, uko niko kuri, niko Imana ibayeho, nizo ngeso zayo, nizo karagiteri zayo. Imana igira imbabazi nyinshi, itinda kurakara kandi ikagira ubuntu. Abefeso 2:4. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduriye bazima na Kristo, cyangwa se yaduhinduranye bazima na Kristo. Abaroma 5:8. Ibyo niko kuri wabyumvishe. Biraza kukwereka imiterere y'umuco ku Mana. Usome n'Abaroma 8:32, Zaburi 103:8, Zaburi ya 86:5, Luka 6:36. Ibyo nibyo wabyumvise. Nurangiza usoreze muri Matayo 5:5. Uko niko kuri wabyumvise. Tubashimiye yuko mwakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu. Tuzagenda tubagezaho ikindi gice gikurikiyeho. Kubaho kw'Imana. Ibyo nibyo twavugagaho, tuvuga imiterere y'Imana, tuvuga imiterere ishingiye ku muco wayo. Ibyo nibyo wabyumvise. Mureke tuzahurire mu kindi kiganiro. Ndabakunda. Nitwa Mr. Ernest. Kanda subscribe kandi ndetse no kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko tubateguriye ikiganiro. Ndabakunda cyane. Tuzongere duhure.